hari stati ikozwe mu muringa uyu bamwita Julius Caesar yinjiye mu mujyi wa Roma avuye gutsinda uwo wari bahanganye ariwe Pompe ashagawe n'abasirikari ndetse n'inshuti ze. Uwo munsi wari umunsi ngarukamwaka wa Rubicon wari ugamije kweza Roma. Mu gihe ikirori cyari gishyushye, umupfumu cyangwa se soothsayer amubwira ko agomba kwitondera uriya munsi wa Ides of March wabaga kuri 15 z'ukwa gatatu buri mwaka. Gusa amuca amazi avuga ko uyu ari dreamer. Cassius, umwe mu nshuti za hafi za Caesar, yagerageje kwereka Brutus ukuntu Caesar ateje akaga. Gusa Brutus amubwira ko Caesar ari umuntu mwiza ariko katifuza ko yaba umwami. Mu gihe amarushanwa yo kwiruka yararangiye, uwo bita Casca yazaniye Brutus na Cassius amakuru ko Antony yagerageje kwambika Caesar ikambi inshuro 3 ariko Caesar akabyanga, kandi ibyo byateye urusaku bumvaga. Gusa Cassius yabonaga atari igihe cyiza cyo kunoza umugambi. Ako kanya niyo mpamvu yahise abasiga ajya kubitegura. Hagati aho mu mujyi wa Roma hari ibimenyetso biteye ubwoba, bisa nk'ibiburira abantu ko hari ibyago bigiye kuba, aribyo bita omens. Babonye intare igenda mu mujyi rwagati ntabwo bayifitiye. Igihunyira gihagaze imbere y'isoko rya Capitol ndetse n'abagabo bafite umuriro mu biganza byabo ariko batari gushya. Cassius yabwiye Casca ko ibyo bimenyetso byose bigaragaza ko mu minsi mikiri imbere Caesar azabategekesha igitugu, kandi iyo mpamvu agomba kuvaho. Cassius yateguye impapuro mpimbano azohereza kwa Brutus nk'ibanga rikomeye zivuga ukuntu Caesar atagomba kuba umwami. Brutus yagize ngo ni ibyifuzo by'Abaroma. Mu kanya gato Cassius n'abandi bagambanyi bahise bahagera bategura umugambi wo kwica Caesar n'inshuti ye magara Antony kuko yabapfubiriza umugambi wabo. Gusa Brutus arabyanga, avuga ko baba bamennye amaraso menshi. Iryo joro Brutus yabuze ibitotsi, niga biboneye akajya ashikakurika. Umugore we Portia yibaza icyo yabaye, gusa aza kuvumbura ko hari amabanga akomeye afite, amusaba kuyamubwira. Brutus amubera ibamba kugira ngo Portia yereke umugabo we ko afite umutima ukomeye, ko atashobora kumena ibanga, yitera icyuma mu itako. Brutus abona ko afite umutima ukomeye arabimubwira.
akaba yarezwe na Caesar kuva mu bwana bwe, akaba kandi yari umuragwa wa Caesar, mbese wari kuzungura Caesar. Ahageze avuye ku rugamba ari kumwe n'ingabo ze nyinshi, asezekara muri Roma, asanga uwo yita se bamwishe. No mu mujyi imyigaragambyo yakamejeje, nibwo yiyunze na Antony hamwe n'uwo bita Lepidus, bose bari abajenerali bakora icyo bita Second Triumvirate. Imyigaragambyo ikomeza gufata indi ntera. Brutus na Cassius barahunga, bava mu mujyi wa Roma bahungira muri Philippe wo muri Makedoyine, ubu ni mu Bugereki. Igihe bari mu nkambi, Brutus na Cassius baranirwa kumvikana nk'abajenerali bahagarariye ingabo, banga kwiteza abandi basirikari, bajya mu ihema baratongana cyane, bapfa ibintu byinshi bitandukanye. Cassius afata inkota ayiha Brutus, aramubwira ati niba ubona nkora ibidakwiriye nica kuko ntacyo maze. Brutus bimukora ku mutima, bariyunga. Icyo biyemeje ni ukurwanira Roma kugeza ku iherezo. Ku rundi ruhande, mbere y'uko Octavius na Antony bakurikira aba bagambanyi, babanje gukora icyo bita kweza Roma. Bivuze ko umuntu wese wagize uruhare mu iyicwa rya Caesar ntiwe yagombaga kwicwa, icyo waba icyo cyose, niyo mwaba muvukana. Hanyuma bakurikira abo bandi bari bahunze, babafatira mu kibaya cya Philippe aho bari bakambitse. Imbere y'urugamba, umuzimu wa Caesar atira Brutus mu ihema, urugamba. Cassius biramuyobera, biramurenga, yumva isi iramurangiranye. Nibwo kubwira Pandros kumushita inkota, nawe abyumva vuba. Cassius arapfa, asanga basekuruza. Brutus asigaye wenyine, uwari bafatanyije urugamba aramusize. Ari kwibaza uko azikura hagati ya Antony na Octavius. Ijuru riramugwiririye. Mu gihe akibitekereza, inkuru ziva i Roma iwabo ko umugore we Portia yiyahuye ameze igishirira cyaka, bitewe n'uko yamenye ko Antony na Octavius bafashe ubutegetsi.